ibintu bitanu ukeneye gukora kugira ngo byibuze uyu mwaka wa 2025 uzasige wifite mu bushobozi kurusha uko umwaka ushize byarangiye. Rero reka dutangire. Ikintu cya mbere nakugira inama yo gutangira gukora no kuzagira budget, gukora igenamigambi. Ukavuga wenda uyu mwaka ngateganya kuzakora ibintu n'ibi, ukinjiza ibi, nsohora ibi, ibyo byose ukabishyira muri budget. Nta muntu umwe ujya ugera ku mafaranga bije nk'impanuka. Niyo bije nk'impanuka, iyo ibyo birangiye, nyuma yaho ayo mafaranga arongera akagenda. Ariko icyo uba ukeneye gukora ni ukugira ngo ayo mafaranga ubonye ntatakare cyangwa ntibirangiraho, ahubwo bikomeze n'ibihe bizaza. Nk'uko twabisoma mu migani ibice 13:22 avuga ko umugabo mwiza iyo apfuye asiga umurage ku bazakomoka ku bana b'abazabyara. Rero icyo kintu kidutera inkunga yuko niba mu byo dukora byose, mu byo tuba tugomba gutekereza byose, tuba tugomba gutekereza ko atari twe twenyine twibereyeho, ahubwo tubereyeho n'abazadukomokaho n'abana babo. Ikindi kintu cya kabiri twavugaho cyagufasha ni ukwirinda kugira amadeni. Kwirinda kugira amadeni menshi. Hari amadeni umuntu ashobora kugira ari ngombwa, amadeni ushobora wenda gukora, wenda ugiye gukora ikindi gikorwa, ariko nanone iyo ufite amadeni menshi bihinduka bibaye umutwaro, ndetse bigatuma iterambere ushaka kugeraho utabasha kurigeraho neza uko byakagombye. Rero ni ngombwa kubyitwararikaho, ukagira amadeni ya ngombwa, byaba na ngombwa ukayagabanya. Kuko amadeni iyo urebye usanga akenshi amadeni tugira twishyura inyungu z'umurengera. Urugero ugasanga wenda wubatse inzu ku madeni, wenda ni ikintu uzubaka uzishyura mu myaka 10, kwajya ugasanga baguhaye bwikube kabiri, wishyuye bwikube kabiri y'amafaranga baguhaye. Rero bibaye byiza twagabanya amadeni. Ariko kimwe mu bintu byadufasha, icyo kita kitujyana ku cya gatatu, aho ikintu cya gatatu dukeneye kubaho bigereranyije munsi y'amafaranga twinjiza. Biteza ikibazo cyane iyo uramutse ubayeho wajya kurugasanga ukonsoma niyo menshi kurusha ayo winjiza. Rero ibyo biza gutuma ujya garuka kuri rya kosa rya kabiri twatumaze kuvuga ko tuzagabanya. Ni ngombwa kugira ngo niba winjiza 300 byibuze ubeho nk'umuntu winjiza 200, ayijana uyateganyiriza ikindi tubivuze kuvugaho. Ariko uramutse ubayeho ugasanga wenda ubuzima bwawe burahurana no ku murongo, haramutse habaye impamvu runaka yihutirwa ituma ya mafaranga wakoreshaga agabanuka se cyangwa bigenda ukundi kuntu, ibyo biza kuguteza ibibazo, biza gutuma bigaragara ko nkaho wagira ngo ntabwo wigeze ubaho, cyangwa bikagaragaza yuko usize icyuho. Rero bibaye byiza wabaho wabaho munsi y'ubushobozi bwawe, kuko ntacyo bitwara. Bahaye nk'urugero, niba winjiza 300, niba winjiza 100, niba winjiza 50, bivuze ngo urwego rwawe rwose waba ubayeho, byaba byiza ubayeho ugakonsoma amafaranga makeya ugereranyije n'ayo winjiza. Aho rero biza gutuma tujya ku muco wa kane, ari wo kugira umuco wo kwizigamira. Kuko impamvu tuba dukeneye kwizigamira ni uko tuba tutazi ahazaza hacu. Uyu munsi dufite akazi, ariko ntabwo tuzi ko ejo mu gitondo tuzaba tugafite. Hashobora kubyuka habaye ikibazo runaka gitandukanye. Rero none kwanga ko dusubira kuri rya kosa rya kabiri twavuze, cyangwa umuco wa kabiri twavuze wo kugira amadeni, bibaye byiza wabaho byibuze ufite warizigamiye. Iyo ubaye warizigamiye birafasha mu gihe uhuye n'impamvu runaka cyangwa ikintu gikeneye amafaranga, uhita ukora muri yandi wizigamiye. Ariko iyo ubayeho udafite utizigamira, mu gihe uhuye n'ikibazo biba ngombwa ko wongera ukajya gufata amadeni. Kandi nk'uko twabivuze, amadeni biza kurangira kenshi wishyuye bwikube yayo wakagombye kuba warabonye. Bivuze iki? Bivuze ngo uko ufata amadeni menshi biza gutuma nyuma y'igihe usohora amafaranga menshi mu rugo, kandi ugereranyije n'ayo uba winjiza. Ikintu rero cya gatanu, umaze gukora ibyo byose twavuze, umaze kwizigamira, umaze gukora investment, ko ayo mafaranga wizigamira yakoresha investment, warangije kubaho ubuzima
butoya ugereranyije n'ayo winjiza waramutse watangiye wagabanyije amadeni. Ikindi ufite bageti, ikindi kintu gikurikiraho ni ugutangira kugira ubuntu, kuko icyo gihe batangiye kugira freedom yawe ku kijyanye n'amafaranga. Rero ni na ngombwa icyo gihe utangire ugira ku kanyamuneza, kandi kuko nabyo birafasha, bituma uruhuka, bigatuma utekereza neza. Icyo gihe rero ariko urumva ni step ya gatanu. Ubu ntabwo nahita mubwira ngo iyi step wahita uyigeraho, byibuze iyo step zose izo tugiye tuvugaho ushobora kuzikora wenda ugakora ebyiri buri mwaka, ejo ukurikiyeho kongeraho, ejo ukurikiyeho kongeraho, kuko uyu munsi ushobora kuba ufite ideni utahita urireka. Rero icyo gihe niyo mpamvu nari mvuze ko wakwiha intego ugatangira uyu mwaka, byibuze uvuga ngo uyu mwaka uzashira nagabanyije amadeni. Dufate urugero, amatsinda tubamo menshi, byibuze dufate itsinda ryo mu cyaro byunguka 10%. Niba wagwaye 1000 cyangwa 15, niba wagwaye 100, ubu uzabungukira 15, bivuze 15. Bivuze ngo mu by'ukuri uba mu rugo rwawe warinjijemo 85 cyangwa 100, uzasoreza mu 15 uko washaka kubikoresha. Bivuze rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukeneye kwiga kugabanya ayo mafaranga y'indi y'umurengera wongeraho, byibuze ukagenda urwego intambwe kumwe. Rero turamutse tubikoze gutyo, uyu mwaka nzi neza ko wazarangira hari byinshi twiyunguye, yaba ku buzima bwacu nk'umuturage ku giti cye, ariko n'ubuzima bw'igihugu muri rusange n'ubw'umuryango wacu muri rusange. Rero murakoze, Imana izabarinde muri uyu mwaka, muzabonemo ibyiza byose buri wese yakwifuza, kandi mbifurije iterambere mu buryo bwose bw'imibereho yacu ya buri munsi. Murakoze, Imana ibarinde.